yararenganye ariko yicisha bugufi, ntiyabumbura akanwa ke, amera nk'umwana w'intama bajyana kubaga, cyangwa nk'uko intama icecekera imbere y'abayikemura, niko atabumbuye akanwa ke. Nongeye kubashimira mwebwe abakunzi b'ikiganiro Inzira y'Umusaraba ndetse no kubatashya muri Kristo Yesu. Tubashimira yuko mudukurikirana kandi kuko mubana natwe. Amahoro y'Imana nabe kuri mwebwe, umugisha w'abumva ijambo ry'Imana ugwire muri mwe. Turabashimiye cyane kubw'uyu munsi n'inyigisho turi buhabwe uyu munsi, ko mwumvisha amagambo atangira, ni amagambo avuga kuri Kristo Yesu umwami wacu. Reka dushime Imana maze tuze kumva ijambo twagenewe uyu munsi. Turagushimye mwami Imana yacu, tugushimiye kugira neza kwawe n'ubuntu tugirira, izina ryawe nirihimbazwe. Urinde umukumbi wawe kandi ukaturagiza umurunga w'amahoro, n'ukuri izina ryawe nirishimwe. Ntuhema kugendana natwe, abaremerewe n'ibibazo Nyagasani ubana nabo, kandi abafite ingorane zibaremereye nabo urabakomeza. Nyagasani mwami Imana yacu rero dufashe muri uno mwanya n'ibituremerereye, kugira ngo mwami urusheho kutwagura ndetse no kudukuraho ingoyi zituboshye. Fasha abaremerewe n'ibyago bagize, abaremerewe n'uburwayi bafite, abaremerewe n'ubukene bafite, kandi icyo tuzirikana muri uyu mwanya cyane cyane nuko twibutse ko hari abaremerewe n'ibyaha kandi batunze banatunganiwe ndetse babuze n'ibyaha bibakuraho. Ariko uyu mwanya nk'uyu reka twumve amagambo y'umwami wacu Yesu Kristo yamuvuzweho, kugira ngo twumve ko natwe twagira kwizera uyu munsi tugakizwa. Ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo mbisabye nizeye, amen. Imana ishimwe. Amagambo twasomye ari mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 53. Igice cya 53 ku murongo wa 7 haravuga ngo, yararenganye ariko yicisha bugufi, ntiyabumbura akanwa ke, amera nk'umwana w'intama bajyana kubaga, cyangwa nk'uko intama icecekera imbere y'abayikemura, niko atabumbuye akanwa ke. Guhemurwa no gucirwaho iteka nibyo byamukujeho. Mu b'igihe cye ninde witayeho ko yakuwe mu isi y'abazima, akaba yarakubitiwe ibicumuro by'ubwoko bwe. Bategetse ko ahambanwa n'abanyabyaha, yari kumwe n'umutunzi mu rupfu rwe, nubwo atagiraga urugomo kandi ntagire uburyarya mu kanwa ke. Ariko Uwiteka yashimye kumushenjagura, yaramubabaje. Ubwo ubugingo bwe buzitambaho igitambo cyo gukuraho ibyaha. Azabona urubyaro, azarama. Ibyo Uwiteka ashaka bizasohozwa neza n'ukuboko kwe. Azabona ibituruka mu bise by'ubugingo bwe bimwishimishe, bimuhaze. Umugaragu wanjye ukiranuka azatuma benshi baheshwa gukiranuka no kumenya, kandi azishyiraho gukiranirwa kwabo. Nicyo gituma nzamugabanya umugabane n'abakomeye, azagabana iminyago n'abanyamaboko, kuko yasutse ubugingo bwe akageza ku gupfa, akabaranwa n'abagome. Ariko ubwe yishyizeho ibyaha bya benshi kandi asabira abagome. Ngaya magambo ari mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Aya ni amagambo avuga ku mugaragu w'umwami Imana, ku mugaragu w'Uwiteka. Umutwe w'amagambo uravuga ngo bahanura urupfu rw'umugaragu w'Uwiteka. Ayo ni amagambo avuga kuri Kristo Yesu, uburyo Yesu Kristo yajyanywe igihe yajyaga kubambwa. Mubyibukiranye, musome inzandiko zanditswe z'ubutumwa bwiza, Matayo, Luka, Yohana, Mariko, mwumve icyo Kristo yakorewe cyangwa se uburyo yajyanywe bwa mbere bamujyana kwa Pilato. ngo bageze mu marembo yo hanze, ngo uribuka ko ari ijambo
rivuga neza ko uburyo Kristo ari aho hanze ku marembo yari ameze nyine nk'intama itegereje kubagwa. Ahangaha twasomyemo amagambo avuga ngo bamujyanye nk'umwana w'intama ujyanywe kubagwa. Muri aya magambo uyasomye wumvamo agaciro ko kuba waratsindishirijwe na Yesu, ariko Imana yo ngo yemeye kumutanga mu gace k'abambuzi, ngo aremera ngo abambarwa nabo, ngo ariko Imana ngo yashatse kuzamuha umugabane n'abakomeye, ngo kandi ngo atange gukiranuka kwe kugira ngo abantu benshi bakiranirwa bazabashe gukizwa nawe. Ijambo riri ku murongo wa 10 riravuga ngo ariko Uwiteka yashimye kumushenjagura, yaramubabaje, ubwo ubugingo bwe buzitambaho igitambo gukuraho ibyaha, azabona urubyaro, azarama, ibyo Uwiteka ashaka bizasohozwa neza n'ukuboko kwe. Uwiteka yashimye kumushenjagura, Uwiteka yashimye ko yakubitwa, yashimye ko yaterwa imisumari, yashimye ko ikibi cyamubaho, ariko kugira ngo azabaranwe umugabane n'iki? N'aba bana bose azaba yungutseho ninjye nawe. Urubyaro yabyaye ku musaraba ni twebwe yacunguye. Hari ijambo dusanga mu byakozwe n'intumwa. Iryo jambo dusanga mu byakozwe n'intumwa 18 umurongo wa 26 riravuga tubwira iby'umunyetiyopiya w'inkone. Uwo munyetiyopiya w'inkone yajyaga i Yerusalemu, byumve neza, yajyaga i Yerusalemu gusenga, avuye muri Etiyopiya. Ubwo yajyaga gusenga, yigeze kujya gusenga yagenderaga mu igare ryiwe, ariko icyo gihe ngo hari umugabo bitaga Simoni nani ni Filipo. Umugabo bitaga Filipo ngo yari yaragiye kuvuga ubutumwa i Samariya, yari ari muri Samariya ariho ari kuvuga ubutumwa muri bigishwa ba Yesu Kristo, niba mubibuka neza cyane. Kandi ngo ariko wo Simoni ngo yategetswe iki? Yategetswe kuba yajya guhura n'uwo munyetiyopiya w'inkone. Uwo munyetiyopiya w'inkone cyatumye yohererezwa Filipo nuko yasomaga amagambo aya twasomye habanza, mwayumvise. Yarayasomaga ariko ntamenye icyo ashatse kuvuga, yarayasomaga ariko asenga ntamenye icyo bishatse kuvuga. Yari umunyedini ariko ntago yari yakakiriye Kristo. Ibyo murabizi cyane, namwe muzi neza ko mushobora kuba nkurikirana uri umunyedini ariko utarakira Kristo. Ushobora kuba wibera muri korali ariko waragiyemo kugira ngo witoze umenye gukomeza kuririmba. Ushobora kuba waragiye mu rusengero hari umuntu uzi ukunda kuba arimo kugira ngo utazabura ahari, kugira ngo ujye umubona. Ushobora kuba waragiye mu rusengero kubera ibyo wakuyeyo, kubera umutsima, ari umutsima kikujyanye nk'uko n'abandi bajyanwaga n'imitsima kureba Yesu. Ariko uyu munyetiyopiya w'inkone we yasomaga amagambo yo mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Ayo magambo ariko yasoma ntiyumva yariyo, ariko Kristo amwoherereza Filipo kugira ngo amusobanurire. Byagenze bite? Dusomye hano ku murongo wa 29 uravuga ngo umwuka abwira Filipo ati sanga ririya gare ujyane naryo. Filipo arirukanka yumva asoma igitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Aramubaza ati ibyo usoma ibyo urabyumva? Ibyo usoma ibyo urabyumva? Undi ati nabibasha nte ntabonye ubinsobanurira. Ibyo ni ibyakozwe n'intumwa 18 umurongo wa 29 niho twahereye. Umurongo wa 31 uravuga ngo undi ati nabibasha nte ntabonye ubinsobanurira. Yinginga Filipo ngo yurire bicarane. Ibyo yasomaga mu byanditswe byari ibi ngo umva ibyo yasomaga ni bya bindi twasomye mbere, mu byumve neza. Yajyanywe nk'intama bajyana mu ibagiro, kandi nk'uko umwana w'intama ucecekera imbere y'ugukemura ubwoya, niko atabumbuye akanwa ke. Ubwo yacishwaga bugufi, urubanza rwari rumukwiriye barumukuyeho. Umuryango we uzamenyekana ute ko ubugingo bwe bukuwe mu isi? Iyo nkoni ibaza Filipo iti ndakwinginga mbwira, ayo magambo umuhanuzi yayavuze kuri nde? Yayivuzeho cyangwa yayavuze ku wundi? Filipo aterura amagambo ahera kuri ibyo byanditswe, amubwira ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Imana ishimwe. Ngaya magambo
yavuzwe kuri Kristo, ariko hari abantu benshi bayasoma muri iyi minsi ntibamenye ngasobanura iki. Ariko aya magambo asobanura Kristo uburyo azababazwa n'uburyo azajyanwa nk'umwana w'intama, uburyo yajyanwe. Nuko byagenze kandi niko byamugendekeye. Ntago yigeze avuga imbere y'abamukubitaga n'abamukoreraga iki, yarabumbye umunwa, ntago yigeze agira icyo avuga. Ariko se ngo byagenze bite? None se uko yabaje ngo umuryango we uzamenyekana ute ko ubugingo bwe bukuwe mu isi? Nibyo yabazaga. Ariko dushima Imana kuko Kristo yabambwe kugira ngo tubabarirwe. Ese biha agaciro uyu mwanya wa none, kuri uno munsi urimo wumvira ijambo, weho udukurikiye, wowe wumva amagambo meza y'ubutumwa bwiza, bitekerezeho maze nawe ufate umwanzuro nk'uw'iyi nkone yafashe. Niba utarakira Kristo nk'umwami n'umukiza, kandi niba uzi ko uri umunyedini utaraba umukristo, utarizera, umva ibyabaye kuri iyi nkone, hanyuma nawe ufate umwanzuro kugira ngo ugendane na Kristo umwami Imana. Yaravuga ngo bakigenda mu nzira bagera ku mazi, iyo nkone iramubaza iti, dore amazi, ikimbuza kubatizwa n'iki? Filipo arayisubiza ati, niba wizeye mu mutima wawe wose birashoboka. Nayo iti, nizeye Yesu Kristo ko ari umwana w'Imana. Amen. Ngo yarizeye. Ngo akiba kigenda mu nzira, inkone yihahise ibona amazi. Ako kanya imaze kubona amazi, baza Filipo iramubaza ati, dore ngaya amazi, ikimbuza kubatizwa n'iki? Ikimbuza kubatizwa n'iki? Filipo arayibwira ati, nta na kimwe. Niba wizeye mu mutima ukizera ubutumwa bwiza, ukizera Kristo, wabatizwa. Aravuga ati, nizeye ko Yesu ari umwana w'Imana. Haleluya. Ese wowe ibi urabisobanukirwa? Twibuke ijambo uyu munyetiyopiya w'inkone yavuze ati, baramaje ngo ese ibyo usoma urabyumva? Yarasubije ati, nabibasha nte ntagira ubinsobanurira, nabyumva nte ntagira ubinsobanurira. Sobanukirwa uyu munsi kuko muri Kristo Yesu arimwo duhererwa ubugingo buhoraho, arimwo tubonera inzira y'ukuri n'ubugingo. Ngaho yaravuze ati, ntawe ujya kwa data ntamujyanye. Hitamo neza maze uraga ubwami bwo mu ijuru. Turabakunda, turabashimira, murakoze kudukurikirana. Ujye ufata umwanya upfukame usenge, winginga Imana maze igukize ibikuremerereye byose. Ni mu izina rya Yesu Kristo. Mwebwe abakunzi b'ikiganiro Inzira y'Umusaraba, turabakunda cyane. Imana ibahe umugisha.